Ese waba wizihiza Pasika ariko utazi neza icyo bisobanura? Abantu benshi bafata Pasika nk'igihe cyo kuruhuka, gukora party ndetse no kwishima, ariko hari ikintu gikomeye cyane bibagirwa. Muri iyi video ndakubwira ibintu bitanu ukwiye kwirinda gukora kuri Pasika kandi bishobora guhindura ubuzima bwawe burundu. Niba uri mushya kuri YouTube channel yacu ya TJP Media, kanda subscribe ukandi no kuri notification bell kuko hari byinshi cyane bizajya bigufasha kuri YouTube channel yacu ariyo TJP Media. Reka rero noneho dutangire. Pasika ni umunsi w'ingenzi cyane ku buzima bwa Gikristo. Ni igihe twibuka izuka rya Yesu Kristo nyuma yo kubabara no gupfa ku bwacu. Ibi ngibi bisobanuye iki ubundi? Bisobanura ko Yesu yatsinze urupfu, yatsinze ibyaha ndetse azadufasha no kuba twabona ubuzima bushya. Ariko ikibazo ni iki? Ese uburyo abantu benshi bizihiza Pasika buhuye n'igisobanuro? Ibi ngibi nyine iyo urebye nawe ubona ko bidahuye. Ikibazo sasa rero kirihe? Nibyo ngiye kubabwira muri iyi video. Abantu benshi bafata Pasika nk'umunsi usanzwe. Baravuga bati turi muri weekend, reka tugiye kurya, twigire kunywa ndetse twishimishe bisanzwe. Ariko usanga abantu benshi bibagiwe impamvu ya nyayo ya Pasika. Ari nayo mpamvu nyine nanjye nateguye video kugira ngo babwire ibyo bintu bitanu ukwiye kwirinda kuri Pasika. Ikintu cya mbere ugomba kwirinda gukora no kuvuga ngo ugomba kwirinda gusinda no kunywa inzoga nyinshi cyane. Si bibi kunywa, ariko gusinda bikuraho agaciro k'umunsi, bituma wibagirwa igisobanuro cyangwa se impamvu Pasika yabayeho, gasanga ugiye mu byaha ndetse n'ibindi bintu bitari byiza. Iyo rero ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri rero, icyo ni ikintu cya mbere ugomba kwirinda gukora. Reka twigire ku kintu cya kabiri. Ikintu cya kabiri ni ukuvuga ngo ugomba kutibagirwa gusenga. Abantu benshi usanga bibagiwe gusenga, ugasanga bibereye mu bindi bintu bigiye bitandukanye, bafata Pasika nk'aho ari umunsi usanzwe cyangwa se bavuga ati ni muri weekend, reka twikorere ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko Pasika ni igihe cyo kwegera Imana. Ariko hari abamara umunsi wose batigeze banasenga, gusa bari kuvuga ati ni kuri Pasika, bishimye. Yego bishimye, nibyo umuntu aba agomba kwishima, ariko akibuka no gusenga. Rero murumva ko nabyo hari ukuntu biba bitameze neza nimba umaze umunsi wose utigeze usenga kandi ngo ni kuri Pasika. Reka turebe ikintu cya gatatu. Ikintu cya gatatu rero ni ukuvuga ngo ugomba kwirinda gukora ibyaha nk'ibisanzwe. Urabizi ko nyine ugunze kugwa mu byaha bigiye bitandukanye. Ngira ngo murabizi ko Bible cyangwa se Bibiliya ivuga ngo turatekereza tugacumura, twagenda tugacumura, ariko kuri Pasika tuba tugomba kwirinda ibintu byose tubona bishobora gutuma ibintu bitagenda neza. Ari nayo mpamvu rero hari ibintu nyine tuba tugomba kwirinda gukora kuri Pasika. Hari n'ahantu tutagomba kujya, niba uzi ko ahantu iyo uhagiye bishobora kugukoresha ibyaha cyangwa se bikaba byatuma utekereza ku bintu bijyanye n'ibyaha, kuba wabikora aho hantu wakagombye kuhirinda, ubundi ukigira mu bindi bintu, ukirinda kujya mu bintu nk'ibyo. Reka twigireho ku kintu cya kane. Ku kintu cya kane rero ugomba kwirinda kutita ku bandi. Ni ukuvuga ngo ugomba kwita ku bantu bose, ukabereka urukundo kuko aba ari kuri Pasika. Abantu benshi usanga nyine batitaye ku bandi, bibereye mu byabo, ugasanga nyine barishimye ku bwabo, ariko hari abandi bantu bababaye, bakombye kuba hari ikintu babafashije, ariko ugasanga nta kintu kimwe babafashije. Rero kuri Pasika ugomba kwereka abantu urukundo. Ariko hari abantu usanga bishima ari bonyine, ntibatekereze ku bandi bantu. Ibyo bintu ntabwo biba ari byiza. Nyine kuri Pasika wakagombye gutekereza ku bandi bantu, ukagira n'icyo bamarira, ukaba wafasha imfubyi, abakene, abapfakazi bose kuri Pasika. Reka twigire ku kintu cya gatanu. Ikintu cya gatanu rero ni ukuvuga ngo ntabwo uba ugomba kwibagirwa igisobanuro cya nyacyo cya Pasika. Iri ni ryo kosa rya mbere abantu benshi bakora. Ubundi iyo wibagira igisobanuro cya nyacyo cya Pasika, ni hahandi usanga utangiye gukora ibyaha, utangiye kuyizihiza bidakwiye, ugasanga nyine ibintu uri gukora bihabanye n'amategeko, rimwe rimwe ukaba wanafungwa. Ibyo bintu rero ugomba kubyirinda. Ugomba kumenya ko kuri Pasika ari igihe cyo gusenga, ukagirana n'Imana, ugafasha imfubyi, ugafasha abapfakazi, bantu utari usanzwe ugeraho, ukaba wabitaho. Umuryango utari usanzwe witaho ukaba wabitaho, ukabasura, mugafasha ndetse no kuba mwasura abandi bantu, mukaba mwafasha n'abandi bantu kuba bakegera Imana. Ni ibyo bintu ubundi umuntu aba agomba gukora kuri Pasika. Reka noneho rero muri iki gice cya kane ho mbabwire ubundi ibintu wakagombye gukora. Nimbaze kubabwira hejuru ibintu utagomba gukora cyangwa se ugomba kwirinda gukora kuri Pasika, ariko reka mbabwire tumwe mu tuntu ugomba gukora kuri Pasika.
Niki se wakora? Reka tubirebere hamwe. Ubundi kuri Pasika uba ugomba gusenga, uba ugomba gusoma Bibiliya, uba ugomba gufasha abakene, uba ugomba kuba hafi y'umuryango wawe. Nabyo ni bimwe mu bintu uba ugomba gukora. Uba ugomba kuba hafi y'umuryango wawe, ubundi ugafata umwanya wo gutekereza ku buzima bwawe, ugafata umwanya wo gusenga. Ntufate nk'aho ari umunsi wose cyangwa se ntufate nk'aho ari ibintu bisanzwe. Urumva ko rero ari ibyo bintu nyine muba mugomba gukora kuri Pasika, n'ibyo mugomba kwirinda gukora kuri Pasika mwabyumvishe hejuru. Pasika rero usanga akenshi ari nk'amahirwe mashya, ubundi ni igihe cyo gutangira ubundi buzima bushya. Niba hari aho wibeshye, ni umwanya mwiza wo kwisubiraho. Niba hari ibyaha wari usanzwe ukora, ni umwanya mwiza wo kuba wareka ibyo byaha ukaba wahinduka umuntu mushya. Niba hari ingeso yakunaniye kureka, uba ugomba kwireka kuri Pasika. Rero ntukareke Pasika ngo irenge cyangwa se igende imeze nk'indi minsi yose. Niba rero iyi video igufashije, yisangize abandi bantu bose, ndetse wandike muri komenti ati ubu ngubu noneho nimba namaze gusobanukirwa Pasika icyo ari cyo, cyangwa se nimba n'ikindi kibazo cyangwa hari igitekerezo ushaka kudusangiza, wakandika muri komenti, ubundi tukazakigarukaho muri video y'ubutaha. Kandi ntuzibagirwe gukanda subscribe kuri TJP Media, kuko tuzajya tukunyurizaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye byagufasha muri ubu buzima. Murakoze cyane kureba iyi video yacu, kandi mukomeze kugira Pasika nziza. I love you guys.